ku rwunge rw'amashuri rwa Mata ruherereye mu murenge wa Gacaca no ku ishuri ribanza rya Gashangiro ya kabiri mu murenge wa Cyuve ni hamwe mu hubatswe ibyo byumba by'amashuri. Abarezi basanga bizabafasha kugabanya ubucucike bw'abanyeshuri. Aho sangaga dufite abana 70 ndetse banarenga mu cyumba kimwe cy'ishuri. Dufite ibibazo bibiri, ikibazo cy'ubucucike n'ikibazo cy'uko abana biga muri wa primary, ni ukuvuga kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu, abana biga igice cy'umunsi. Ubwo rero icyo twiteze kuri ibi byumba cya mbere ni uko nibura tugiye gufata abana bo muri wa primary tukabashyira muri ibi byumba, bivuga ngo mu wa mbere tuzabongeraho icyumba kimwe, mu wa kabiri tubahe icyumba kimwe, no mu wa gatatu tubahe icyumba kimwe. Ubu bimwe byamaze kuzura, usanga biri gukorwamo isuku, bisigwamo amarange, ibindi birimo gushyirwamo intebe n'ibindi bikoresho. Abanyeshuri bishimira ko baziga bisanzuye. N'umwarimu kuza kutwigisha bizajya bimworohera kudusapotinga mu gihe umunyeshuri agize ikibazo akabasha gusobanukirwa, bikongera umusaruro mu gutsinda neza. Kubera ko akenshi exercice tuzikora mu matsinda, tuzajya dukora amatsinda tumeze neza, umwarimu periode irangiye yigisha isomo rye neza kugira tubashe gutsinda neza amasomo yacu. Muri uyu mwaka mu karere ka Musanze hari kubakwa ibyumba by'amashuri 17 n'ibindi byumba 8 menyerezamwuga. Habarurwa abaturage barenga 6,000 babonyemo akazi. Ndi umufundi, nanjye nahabonye akazi, nahakoze iminsi myinshi kandi byangiriye umumaro mwinshi. Ibi byose bisudirirwa aha, babona ibikorwa byose bikorerwa aha ngaha, mbese bikorwa n'abantu bahaturiye. Umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Musanze, Umutoni Alice, avuga ko mu ngengo y'imari y'umwaka utaha bazakomeza kubyongera. Dukeneye ibyumba 265 kugira ngo abana bige ingunga imwe, turacyakeneye n'ibindi 205 kugira ngo abana tugabanye ubucucike. Urumva ko ni urugendo, umwaka utaha w'ingengo y'imari nanone tuzubaka ibindi. Biteganyijwe ko imirimo yo kubaka ibyo byumba by'amashuri yatangiye muri Mutarama uyu mwaka izasozwa mu kwezi kwa gatanu, itware arenga miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.